Arategereje warasoye arategereje namwe bagabo namwe basaza namwe bakecuru ngaho mwitegereze mwene data Samweli urya kimbagira asanganira umugeni ngaho tera agatambwe gato gato dukimbagire dusanganira umugeni dukimbagire dusanganira umugeni dukimbagire dusanganira awereka mwanda bikora kuko uyu munsi Uwiteka yumvisha amashengesho dukimbagire dusanganira umugeni mukaba mushoje amasezerano ariko iyo turebe nimba kusabarira fashe ndaturebe yamufashe ndagurata Jena kina nataka sije mbara ndibera bageni ingosha batajara bigabera muri Não, não,
badukoye azabu munezero mwinshi aduhi abana muva mu nzira mugera hirya cyangwa mugende mujye kwicara mu mubiri muve mu nzira mukomeze abana mukomeze wadukoye azabu munezero mwinshi ndetse aduhindura duse nawe tuzagimagira mu ijuru turirimbe sinakubwira uriya umugwara mugeni se wariteguye afite icyubahiro cyinshi ndetse ntaguje sinakubwira tuzagimagira mu ijuru uriya umugwara mugeni se wariteguye afite icyubahiro cyinshi ndetse ntaguje sinakubwira nimumbe inkwano yagoye imisuma iri mu biganza nikama
twashima Imana idushoboje ibi byose. Ndagira ngo duhagurukire hamwe turirimbe indirimbo y'190 ayo gusenga, hanyuma gahunda zitangire. Indirimbo y'190. Ijuru no mw'isi yose ndazina rya Yesu, nayo nkunda ku mutima, n'ibyo waducunguye mw'izina rya Yesu, niryo ritwiringiza, n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Hagira umuntu ushima akarutishwa abandi, n'abarusha icyubahiro Yesu aramuhebuza. Izina rya Yesu niryo ritwiringiza, izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Abamarayika bose bitwa amazina meza, ingo nabo bibasha kunezeza, izina rya Yesu niryo ritwiringiza, izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Bisangiza ibyago byose kandi ntiwunkomeza, iyo nagize intege nke, n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza, n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Turagushimye kuva dutangira uyu muhango, guhera mu ntangiriro zawo none ukaba ushoje, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugusaba kubana natwe muri iyi gahunda, kandi uyu muhango wera wejeje ndetse uha n'umugisha, natwe tuwurongeremo byinshi kandi bitwibutse n'ibindi byinshi, maze abaraha ndetse n'abatashoboye kugera aha ngaha twese duhere umugisha hamwe mu izina rya Yesu. Twababonye rwose, twababonye. Ubukwe burya bukwiye kubonekamo n'abashyitsi, kandi urugo rutagendwa burya ntabwo aba ari urugo. Rero muri make reka tumaze twakira aba bashyitsi baje ariko bwa mbere baje gutaha ubu bukwe bwacu, ubu bukwe bwacu bw'umuhungu witwa Bunani Samuel n'umukobwa we witwa Nyirambabazi Leya, nuko bitwa. None rero mwe bashyitsi baje bwa mbere mukaba mwaje kwifatanya natwe, turagira ngo tubakirire hamwe abasangwa, tubakire abakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe natwe kandi basangwe. Amen. Rero turabakiriye bashyitsi bahire, ibyo turi busangire haba mu mwuka no mu mubiri turabifatanya, kandi ubundi mukibahe abashyitsi, ahubwo turaba basangwa twese tuba kimwe.
Imana bafashe rero kandi muzagaruke nguko indamutso yacu iri. Hanyuma tukakira abandi bashyitsi bakomeye cyane baturereye umukobwa. Baturereye umukobwa murera neza, ntiyashamara ngo agendane n'ab'iki gihe, aba mu bubu akaba ashoje gahunda. Ab'umuryango we twabonye, ubwo ni ukuvuga ngo nabo turabakiriye mu izina rya Yesu. Hari n'abandi rero baturereye umusore, nabo bamureze mu buryo bwiza, nawe ashobora kugera ku ntego nziza n'icyerekezo cy'Imana ishaka. None ashoje umugambi, ntabwo yanyuze mu nzira y'ubusamwe, byaramugoye, ariko anyura mu nzira zemewe n'ijambo ry'Imana. Abo babyeyi rero babimufashijemo, ndetse nawe ubwe nawe turamwakiriye mu izina rya Yesu. Nanone tukakira abandi bashyitsi bagiye baturuka hirya no hino. Hari abaturutse i Kigali, hari abaturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, abaturutse mu gihugu cy'abaturanyi ba Kongo. Murabona ko aba baririmbyi b'imitwe yombi, harimo abaririmbyi baririmbira umukobwa. Abo bose rero nabo baje mu buryo bwo kwifatanya natwe muri muhango w'ubukwe. Abo bose rero nabo turabakiriye mu izina rya Yesu. Abo umuntu arababona, banaradukorera kenshi, barajya banabibwira. Abaririmbyi bo mwatangiye no kubabona, ni abahari igoma n'aba kubanza, nivaho arajyaho korari y'abakobwa, hanyuma iyindi gahunda turayibabwira barangije kuririmba. Ni kariho abasore baze baririmbira Imana natwe twumve. Tunezerwe twishimane hamwe n'uyu mukwe n'umugeni. Ubukwe ni bwiza baranezerewe, riranezerewe, tunezerwe twishimane hamwe n'uyu mukwe n'umugeni. Ngaho nimurebe ukundu Samweli n'umwari Eliya bicaranye baranezerewe, bicaranye baranezerewe, bicaranye baranezerewe, bicaranye turanezerewe. Ngaho nimurebe ukundu Samweli n'umwari Eliya bicaranye baranezerewe, bicaranye baranezerewe, bicaranye baranezerewe, bicaranye turanezerewe. Namwe rubyiruko mwaje kwizihiza ibirori bya Samweli ndetse na Eliya, dore namwe mubyifuze, dore natwe bigapanda, tubifurije uyu munsi, natwe bigapanda, tubifurije uyu munsi. Namwe rubyiruko mwaje kwizihiza ibirori bya Samweli ndetse na Eliya, dore namwe mubyifuze, dore natwe bigapana, tubifurije uyu munsi,
dore natwe twigapana tubifurije uyu munsi. Ngaho Samweli hindukira urebe ibumoso urahasanga umugeni. Ngaho Samweli hindukira urebe ibumoso urahasanga umugeni. Cyo ngaho Leya hindukira urebe iburyo bwa urahasanga umukwe. Cyo ngaho Leya hindukira urebe iburyo bwa urahasanga umukwe. Cyo ngaho Leya hindukira urebe imiryango uburyo zikwakiriye. Cyo ngaho Leya hindukira urebe imiryango uburyo zikwakiriye. Namwe teraniro cyo nimurebe ukuntu uyu mukwe anejejwe n'umugeni. Namwe teraniro cyo nimurebe ukuntu uyu mukwe anejejwe n'umugeni. Ibi birori biratwibutsa ibirori tuzagira mu ijuru. Umukwe wacu azagaruka aje kujana umugeni. Uko umukwe yicaye n'umugeni niko natwe tuzicara mu ijuru dusangire nawe muri ibyo birori. Twifurizanye twese kuzagera, twifurizanye twese kuzagera, twifurizanye twese kuzagera, twifurizanye twese kuzagerayo. Twisize n'amavuta twabujemo ubukwe bw'umwana w'intama burageze. Natwe abo kubutaha twiteguye twambaye n'imyambaro y'ubwo bukwe. Twisize n'amavuta twabujemo. Umugeni wateguriye ubwo bukwe, umugeni wateguriye ubwo bukwe. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Umugeni wateguriye ubwo bukwe, umugeni wateguriye ubwo bukwe. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Uwo mugeni ni wawe Leya kwa Samweli. Mbega umunezero, mbega ibyishimo, twicaranye Samweli mu birori dusangira ku byiza byo mu bukwe. Biteye agahinda ku batabujemo. Mbega umunezero, mbega ibyishimo, twicaranye Samweli mu birori dusangira ku byiza byo mu bukwe. Biteye agahinda ku batabujemo. Umugeni wateguriye ubwo bukwe, umugeni wateguriye ubwo bukwe. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Umugeni wateguriye ubwo bukwe, umugeni wateguriye ubwo bukwe. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Uwo mugeni ni wawe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. Nuwo Satani yahaguruka nagiza mbuza kuja mu bwo bukwe. Uwanyoye amaraso azanshoboza azanwanirira njyane mu bukwe. Nubwo Satani yahaguruka nagiza mbuza kuja mu bwo bukwe.
uwangoye amaraso azanjoza azangwanirira njyane mu bukwe umugeni wateguri ubwo bukwe umugeni wateguri ubwo bukwe uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli umugeni wateguri ubwo bukwe umugeni wateguri ubwo bukwe uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli umugambi w'inyamaswa n'imfabusa ntabwo izashobora kwica ubwo bukwe n'igishushanyo cyayo n'imfabusa n'imbaraga zayo zose n'imfabusa n'ibyiza akora byose narabimenye no kubinesha bizanyorohera umugambi w'inyamaswa n'imfabusa ntabwo izashobora kwica ubwo bukwe n'igishushanyo cyayo n'imfabusa n'imbaraga zayo zose n'imfabusa n'ibyiza akora byose narabimenye no kubinesha bizanyorohera umugeni wateguri ubwo bukwe umugeni wateguri ubwo bukwe uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli umugeni wateguri ubwo bukwe umugeni wateguri ubwo bukwe uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli uwo mugeni ni wowe Leya witeguye gutaha kwa Samweli. ibintu ni uburyohe Samweli rero ibintu burya bo reka dukomeze gahunda abantu bicaye mu byubahiro bikomeye cyane bo noneho rero ariko rero uyu mugeni afite n'umugeni uyu mugeni muzanye akavura iyi ngo pe abakuru barabizi umugeni wazanye n'akavura burya bazanye n'umugisha kandi imvura n'izuba biba ku iteko ry'iki kandi bitunyure kuko byose ari byiza Imana iba yatugeneye rero tubabwira ngo twihutishe gahunda dufite n'indirimbo nyinshi ariko birashoboka ko harimo n'abakenera gutaha barataha kure niyo mpamvu rero turacunguza uburyo umwete hari indirimbo rero ya 350 tuba tugiye kuririmba kugira ngo umubwiriza akurikireho iyo ndirimbo rero turahamagara korali genda ubabwirize bayiririmbe nibayirangiza mu mwanya w'indi ya 350 hanyuma umubwiriza ahita asenga akurikireho hanyuma gahunda zindi turazibabwira umubwiriza arangije Karu
bose basabiye imigishiva ku mwami Imana muzakundane iteka ryose muzihanganirane rwose mu bibazo ibyago n'amakuba ibyago n'amakuba Imana izabibashoboze Imana izabibashoboze Imana izabibashoboze Data udukunda uri mu ijuru gushimira urukundo rwawe rukomeye ruhora rubana natwe kandi rukatuzirikana wabanye natwe ubwo gahunda z'ubukwe zaringanizwaga uduha amahirwe yo kubutaha twese amahoro izina ryawe riragwa icyubahiro byaha byacu bitobare tweshe amaraso y'umwana wawe ugiye kwiga ijambo ryawe ukomeze kubana natwe kandi umwuka wawe akomeze gusobanurira buri mutima wose mu izina rya Yesu amen cyane tugize amahirwe akomeye kandi atangaje mu burinzi bw'Imana twese yaturinzemo mu by'ukuri hari ibintu bijya bikunda kunezeza mu isi ariko ubukwe bwo bukaba gahebuzo ko bimeze niyo mpamvu umuntu wese iteka ibihe byose yifuza kwibera mu bukwe turi kugendana duhuguke rero twese tugendane niyo mpamvu ngo umuntu wese ibihe byose yumva yakwibera hehe ubu ngubu twese turanezerewe cyane siko bimeze yaba abageni baranezerewe yaba buri muntu wese aranezerewe yemwe n'umuntu uri kumva amajwi atari no kubibona nawe ubwe ari kumva hari ibintu biri kubaho bikomeye kandi bitangaje nubwo atabireba siko bimeze ubwo rero ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kurebesha amaso yacu birimo ubwiru bukomeye cyane ariko tugiye kwigana muri kano kanya tukaba tugiye kwigana ijambo riri kutubwira ngo ubukwe bwera harimo ubwiru bukomeye cyane twagendanye ubukwe bwera harimo ubwiru bugenje gute burya ibirabagirana byose ntabwo ariko ari ibyera turi kugendana ahubwo burya ni ukuvuga ngo hari ukwera kw'Imana iyo turi kuvuga ngo ubukwe bwera ni uko baba burimo ukwera kw'Imana ntabwo bugizwe n'ibi ngibi byera turi kureba ahubwo ni uko bwahanzwe n'Imana turi kugendana kandi iteka iyo bubaye bukabaho ku mugambi w'Imana bugakorwa bukurikije umugambi w'Imana nicyo kintu kibuhindura bwera turi kugendana ubukwe bwera ubwiru bugenje gute ubwiru bukomeye cyane nuko turihuta noneho neza cyane twihute cyane kuko n'amasaha yacu ari kurushaho gutambuka iyo tugiye mu itangiriro hari ibintu tubona kuko burya mu itangiriro ni Imana yatangiye kurema buri kintu cyose nimo tubona amateka y'irema siko bimeze iyo turi kwiga neza amateka y'irema tuzasanga Imana yarabanje kurema ibiriho byose imaze kurema ibiriho byose umuntu Imana imusozerezaho sibyo umuntu Imana imurema ku munsi wa kangahe basomye neza ku munsi wa gatandatu imaze kumurema ariko noneho ngo igihe umuntu yamuremaga byabaye ngombwa yuko umuntu agaragara ahantu ha wenyine aho yitegerezaga ibintu byose binyuranamo ariko arangije abonamo hari ibintu bisa bibiri ariko wagiye kubona yibona ari umwe wenyine turi kumwe maze nuko noneho muzasoma uyu murongo ukomeye tugiye kwibandaho gato cyane tusomeho akanya gato nibura nk'amasegonda cyangwa se iminota nk'ingahe tugire icyo tubusobanukirwaho turihuta cyane dukabuze maze nuko turebe kuko Imana yaraje kuza kuvuga imwitegereje avuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine ntabwo ari byiza ko uyu muntu aba wenyine turi kugendana burya hari ibanga rikomeye cyane rihishwa mu mivukire y'umuntu no mu mikurire ye turi kumwe mu mivukire y'umuntu mu mikurire ye habahishwamo iki ibanga rikomeye buriya rya banga rikomeye cyane ni uko rikurira mu muntu na se na nyina basa nkaho bataribona neza sibyo n'abaturanyi ni uko twagendanyera niyo mpamvu umwana arakura agakura akavomera se na nyina akamuha n'utundi turimo
umubyeyi bikamunezeza. Turi kugendana, umubyeyi wabyaye yagoswe n'abana akenshi na kenshi no kumubona abana bose batakimuriho, turi kugendana, atari ku mpamvu z'urupfu, ubwo byaba bisobanuye ko ryabanga Imana yashyize mu mivukire y'umuntu rigerageza gute bishuka. Niyo mpamvu burya Imana yavuze ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere mufashe umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizanira uwo muntu ngo imenye uko byita. Kandi uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Ariko umufashe umukwiriye yari ataraboneka. Ngo ariko umufashe umukwiriye ataragenda gute? Umufashe umukwiriye yari ataraboneka. Twihute 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe, yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Azitwa umugore kuko yakuwe hehe? Ngiryo banga rikomeye cyane. Turi kugendana, burya ni ukuvanga iyo abantu bose bazirikanaga aya magambo bakayitaho, nibwo bagombye kumenya neza inkomoko y'umuntu, bakamenya neza n'inkomoko y'umugore. Turi kugendana, icyakora inyandiko iri kutubwira ngo Imana yabaremye ari beza cyane, bari bafite imico y'imbonera rwose, ngo nta gisuzuguro bari bafite, nta n'inenge bari bafite. Icyaha cyangwa se umwanzi niwe wabirogoye byose. Turi kugendana, umwanzi niwe wabirogoye byose. Umwanzi amaze kubirogoya, byabaye ngombwa yuko bari abantu ngo bajya kubaho ubuzima runaka, ariko budakoranye n'umugambi w'Imana. Ariko ngo no muri bwa buzima, kubw'imbabazi Imana yagiriye umuntu, biba ngombwa yuko Imana yongera kwigisha uburyo umuntu, yongera gutanga uburyo umuntu azongera kungwa n'Imana. Ariko none dusoma neza yuko inama y'agakiza yateranye, biba ngombwa yuko umuntu agenerwa incungu, ariwe Yesu Kristo. Turi kugendana, iriya ncungu ariwe Yesu Kristo yagenwe igatangwa mu gihe gikwiriye. Burya ni ukuvuga ngo nayo yagiye igira ibintu igenda irashushanya kugira ngo izongere gutegura umuntu nk'uko Imana yamuremye, yongere umusubize ubwiza. Turi kumwe? Turi kugendana, yongere umusubize iki? Kuko n'uburyo ni ukuvuga ngo hanyuma y'ubuzima hari ubundi. Siko bimeze? Reka dukomeze tujye mbere noneho rero. Nuko barakomeza baravuga ngo Adamu ngo nibwo yamwitegereje avuga ngo, uyu ni igufa ryo magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, kandi azitwa iki? Azitwa umugore kuko hehe? Umugabo. Ngiyo nyito y'umugore, ngiyo nkomoko y'umugore. Turi kugendana, iyo niyo nyito y'umugore, kandi niyo nkomoko y'iki? Y'umugore. Twihuse noneho hakurya turi buze kuza kubona amagambo akomeye cyane, turebe uko Imana yakomeje kugenda ibiduyishurira mu magambo magufi cyane mu Efeso 5. Hano mu Efeso 5 twumve uko Imana yaje kuza kubyandikisha. Burya ni ukuvuga ngo byabaye ngombwa yuko Imana igenda yigisha gahunda y'ubukwe. Turi kumwe? Kuko burya Imana atekereza nk'abantu, kandi tibwira nk'uko abantu bagenda gute bibwira. Nk'abashyitsi muze kuza kwihangana, abashyitsi hari ibintu bari buze kuza kubona bidasanzwe. Turi kugendana, hari ibidasanzwe biri muri ubu bukwe bitamenyerewe, ariko kuko imvugo y'Imana atari imvugo y'iki nk'iy'abantu. Niyo mpamvu akenshi na kenshi ubu bamwe barindiye kugira amatsiko ngo mbese ngo pastor abasezeranya ngo ari hehe, ngo ari hehe. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo dusezeranya abantu. Turi kugendana, abandi ubu ngo bafite amatsiko ngo ariko ngo buriya ngo biri buze kuza kugenda gutera. Ubu bari kwibaza ngo ariko ngo birasoza gute. Ubu turi kugenda, ibyo muri kugira amatsiko ari byo mutari buze kubona, mubitegereze murayibura, ku mpamvu z'uko imvugo y'Imana turi nk'imvugo y'iki. Turi kugendana, akamenyero rero gashobora guhinduka, ahubwo tukareba ibyo Imana yagenje gute yavuze mu ijambo ryayo. Ari n'abantu bari butegereze ngo harena ngo bari ahantu ngo hari igihe ngo turi ngo bari bwambikane impeta. Ntabwo bibaho. Namwe batangiye guhuma hano inyuma, ariko ubwo niko bimeze. Impamvu ni iyihe? Turi kugendana, ari n'abandi bategereje ngo kandi ngo uramugenda yarangureka no kurore umutwikurure. Ntabwo bibaho. Turi kugendana,
turabereka uko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu ujya mugambi w'Imana, Imana yashimye yuko ubukwe bwera bumera nk'uko Imana yagenje gute. Turi kugendana kuko burya igihe Imana yaremaga umugabo bwa mbere na mbere muri Edeni. Turi kugendana ariko hari impeta Imana yabambitse, yego ntayo, ahubwo burya iriya mpeta twebwe turaza kuza ko gusoma ibisimbo iriya mpeta tubabisobanura impeta iyo ariyo. Turi kugendana iriya mpeta iba urwibutso rw'ibihe byose umukwe n'umugeni bagomba kwibukiranya kuzageza mu masaziro yabo. Turi kugendana noneho nidusoma ahangaha igice cyaho cya 5 cy'Abefeso 5, Abefeso baratubwiramo ijambo rikomeye dukabuze turebe. Nuko baratubwiramo ijambo rikomeye cyane riri hano riri kuvuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Aba ariko abagore bagandukira abagabo muri byose. Turaje rero tugiye kugera mu nganzo neza, twagendanye turi umugambi w'Imana. None rero twavuze ijambo rikomeye rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu. Nuko batubwira ngo abagore bagandukira abagabo nk'uko ngo bagandukira umwami wa, kuko umuganga ari umutwe w'iki, kandi ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari byo mubiri we. Turi kugendana hepfo rero baratubwira mu ijambo rikomeye ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ahubwo ngo ribe iryera tugende gute? Ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Turi kugendana aya magambo akubiyemo inshingano zikomeye cyane ku bantu bashakanye. Twagendanye noneho by'umwihariko nanone impanuro zikomeye navuga hari wenda twavuga ngo ni imitongero, ari gutongera. Ni ukuvuga ngo muri makeya aya magambo nubwo cyane cyane ari abashakanye hagati muri twebwe, hariho ababikoze, hari abatari babikora, hari n'abangaba turi kubona imbere yacu, ariko aya magambo akubiyemo impanuro ikomeye cyane dukwiriye kwitaho cyane mu buryo bukomeye. Kuko burya abagore inyandiko iri kutubwira ngo bakwiye kugandukira abagabo babo, ngo ariko ngo babikore nk'uko Kristo agenda gute, nk'uko bagandukira iki, umwami wacu. Barongera baragarutse baravuze namwe bagabo mukunda iki, abagore banyu. Turi kugendana bwa mbere turi kumvamo urukundo, ubwa kabiri akakugeraho kuba. Nitusoma muri kino cyitwa inama igirwa itorero umuzingo wa 2, turahasangamo iki rero. Hari amagambo kuri paji 31 bawuzemo ijambo dushaka kugira ngo twihutire maze nuko twumve umugambi w'ikino cyigisho cyacu. 31 baravuze ngo gushyingirwa ari gufatanywa mu kabumwe mu mibereho yanyu yose, ni igishushanyo cy'ubumwe Kristo afitanye n'itorero rye. Iki ni igishushanyo cy'ubumwe Kristo ajyana n'iki, umutima Kristo afitiye itorero niwo mutima umugabo n'umugore bakwiriye kugirira. Umutima Kristo afitiye iki, burya ni ukuvuga ngo rwa rukundo Yesu yadukunze akatwitangira, ni rw'umugabo akwiriye gukunda umugore we akagera kandi no kugenda gutera. Ko mutari gusubiza abagabo baranga abandi tuyabitangira abagore babo. Baravuze ngo nk'uko akunda itorero rye, ngo niko n'abagabo bakwiriye kugenda gute, gukunda abagore babo bakagera kandi no kugenda gute, no kubitangira. Ni kwitoki uri kutubwira aha ngaha mugabo. Ubwo rero niyo mpamvu mbese Samweli mwene data, buriya ukuri kureba uruhanga rwa Leya ruri kuyaga ruzaba ruyaga ibihe byose. Ntabwo tukubwiye ngo ugende ujye kugura amavuta meza muri Amerika, ntabwo ariko bimeze. Nawe wajya mu Burayi ntabwo wabona amavuta azamukesha, ahubwo amahoro n'umunezero n'urukundo uzamukunda
nirwo ruzatuma uruhanga rwo rugenda gute rukumira neza ibihe byo siko byari bikwiriye kumera. Turi kumwe? Aho ngaho burya ni ukuvuga ngo izi mpanuro baramutse bazitayeho bakazarwana intambara nziza bazagera ku kunesha, ariko bisunze umwami wacu. Ari amagambo ari mu gitabo kimwe cy'ibihano by'umuzingo wa kabiri ku ipaji 140. Ni mwana amagambo magufi cyane nshaka kugira ngo masome 140. Bavuzemo iri jambo riri kuvuga ngo, baravuze ngo idini ni ingenzi muhira, niyo yonyine ishobora gukumira ibicumuro bigoranye byizirika akenshi ku mibanire y'abashakanye. Idini ni ingenzi hehe? Nyamuneka muzakomeze gusenga Imana, kandi Bibiliya zanyu mutazagenda ngo muzibike muri za marete, abandi ngo mugende muzishyire mu masanduku, ahubwo Bibiliya zahora hehe? Ku meza yanyu. Turi kugendana? Burya byari n'ingenzi kugira ngo umugore najya gutegura ku meza muri salo, bwa mbere na mbere abanza kuhashyira igitabo cy'Imana. Turi kumwe? Abanza ategura Bibiliya y'umugabo niyo yayishyira hariya, apana kujya kuyibika mu ishakoshi, dore ko ubu ngubu hari n'igihe buriya abantu agushyingiranye n'ishakoshi nziza uzagenda ubikemo Bibiliya uyimanika hariya ku musumari. Burya Bibiliya umugambi wayo ni ukugira ngo izakomeza kubabanisha mu mahoro, ijye ihora ku meza ibihe byose, muyizirikane. Turi kugendana? Uko abantu babyutse batera indirimbo, kandi ya Bibiliya aba yongera ku muhuza wabo. Turi kugendana? Ndabizi ubu ngubu cyakora ni n'umuburo ukomeye cyane no ku bantu bamaze no gushakana. Ndabizi ubu ngubu niyo abantu bamwe bamaze gushaka bagenda Bibiliya bakagenda bakajugunya hari, bakongera kwibuka ku isabato, bari kuyihungura ivumbi. Bari kuyihungura ivumbi. Umugabo abwira umugore ngo wabyutse nyamuneka tugasenga, ngo senga ndumva. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo niyo mpamvu ibi ngibi inyandiko iri kutubwira ngo idini ni ingenzi hehe? Mu rugo rwanyu. Niyo yonyine kandi dushobora kuzakumira ibicumuro bigoranye byizirika kenshi ku mibanire y'iki, ngo hashobora kuba urukundo rwimbitse rucyanuka ndetse rugira ubuntu aho Kristo ari. Umutima wizirika ku wundi, wizirika ku wundi, maze imibereho y'abashakanye igaburizwa mu musabano. Abamarayika b'Imana bazaba abashyitsi mu rugo rwanyu, kandi kubarinda kwabo kwa nijoro kuzeza icyumba bararamo, kunezeza umubiri, gucogoza kuzakurwaho. Ibitekerezo bizerekezwa ku Mana, kuri yo niho kwizirika ku by'idini ku mutima kuzerekezwa. Niho kwizirika ku by'idini ku mutima kuzagenda gute? Kuzerekezwa. Mugira iki? Ntabwo rujya rugira iherezo. Turi kumwe? Niyo mpamvu burya hari ibintu abantu baba bakwiriye kwitondera ibihe byose. Hano hari amagambo magufiya nshaka kujya gusome, ndetse nza no kuyashyiraho umusozo kugira ngo ahasigaye tuze tureba neza ibiranga ya mpeta abantu bafite umugambi wo kumenya amaherezo yayo. Kuri ya paje ya 34 baratubwiramo ijambo rikomeye riri kuvuga ngo Imana yategetse yuko abashyingiranywe bakwiriye kugirana urukundo rushyitse no kumvikana. Urukundo rushyitse no kugenda gute? Umukwe n'umugeni basezeranira imbere yabo mu ijuru yuko bazakundana nk'uko Imana yibategetse. Basezeranire hehe? Bo ubwabo ngo basezeranire imbere y'iki? Y'Imana, ndetse n'abo hehe? N'abo mu ijuru n'imbere y'abahamya bangana iki? Bangana gutya. Umugore akwiriye kumvira no kubaha umugabo we, kandi umugabo akwiriye gukunda no gutunga umugore we. Umugore akwiriye kumvira no kubaha iki? Umugabo. Kandi umugabo akwiriye gukunda no gutunga iki? No gutunga umugore we. Twagendanye? Burya birasobanuye, ngiye nkunda guhera ku mugabo. Biranasobanuye ko burya umugabo akwiriye gukunda umugore we ibihe byose, agahora amutandukanya n'abandi bagore bose. Turi kugendana? Kandi ibihe byose agahora amubona nk'uruta abagore bose abaho ku isi. Turi kugendana? Agahora amubona nk'uruta iki? Nk'uruta abagore bose bo ku isi. None ubwo impamvu z'ibyo ngo zizaterwa n'iki? Zizaterwa no kwigira kuri Kristo kugira ngo rwa rukundo ruhore rugenza gute? Ruhore rukura uko buje n'uko buke? Ruhore rukura ubona hari ibigenda bihinduka mu buzima bwawe no mu buzima bwanyu bwa buri munsi.
icyo ugomba kuzakora ni uko uzakomeza kugurira byasezerano. Uramenye rero nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'iminsi ingahe, ibihe byose ngo uzahora ubona umugore wawe imbere yawe nk'ikintu cyiza. Turi kugendana, uzagera mu materaniro nk'aya ngaya ukajya uhobera abagore b'abandi mukaramukanya mugana imisaya, hagera ku mugore ukamuhereza imitwe y'intoki wumve ngo wiriwe, kandi uri guhobera abagore b'abandi. Turi kugendana, nibyo burya ni ukuvuga ngo umugore ukwiye kumukunda ukamuhobera neza kurusha abandi bose no mu iteraniro. Turi kugendana, abandi bose bakabona bakagenza gute. Hari amagambo nazo ndi gusoma mu ngingo 10 ziranga urukundo rw'abashakanye kugira ngo ruzakomere. Baje kuza kuvugamo ijambo rikomeye cyane ngo n'igihe utashye iwawe mu rugo, atashye hera iwe mu rugo, ngo nubwo haba hari ibibazo bimeze gute, ngo ujye uramutse umugore wawe rwose ngo ufite ubwuzu bwinshi, ngo kandi ngo ubyereke n'abantu yuko umukunda. Ngo ntibikagutera iki? Neza ko utagira isoza kuramutsa abagore b'abana. Muri makeya ntazagire ugasaza kuri wowe. Turi kugendana, ntazagire n'umunsi n'umwe ubona ko yagende gute, ubona ko yashaje. Turi kumwe. Ubwo kubw'izo mpamvu burya rwa rukundo uzarukuyemo n'ibindi byinshi umukorera, nibyo bizakomeza gutuma umugore arushaho kugenda gute, arushaho kumera neza uko yereka ubu ibihe byose uzamubone yera nk'uko ameze. Kandi ikindi cya kabiri Leya nawe tavuga ko nakwibanzeho cyane, turi mu myanyibasiye. Leya nawe ibyo akwiriye gukora ni nk'ibyo byose. Burya ari abagore bamwe na bamwe uzakunda gusanga inshuro nyinshi cyane nabo ubwabo no mu mazu yabo siko bimeze. Itegeko rya 5 rizakomeze kubagenga namwe ubwabo. Turanga imigani turebe ya meta burya ikwiriye guhora yitegerezwa, umugabo akayitegereza mu mugore n'umugore akayitegereza yene mu mugabo. Hano mu migani igice cya 31 reka turebe ukuntu wavuze, maze nuko wasigaye. Burya impeta ntabwo ari icyuma, impeta y'urukundo ni icyuma, yaba ntabwo ari icyuma, nta nubwo ari n'izahabu. Turi kugendana, hari umuntu umwe nzi cyane wakunze kwita umugore we sheri. Turi kumwe, ndamuzi, ntabwo ari inkuru mbarirano, ntabwo ndi kuba aribyo numvise, nibyo nzi. Yakunze kwita umugore we sheri, ariko sheri si ijambo rinezeza. Rijya rikunda kunezeza abantu bose bagifite itoto ry'urukundo. Reba neza cyane, ariko ingorane twaje kuza guhura nazo ni uko uwo muhungu yajyaga arakanye n'umugore we, akajya avuga ati sheri wa maheru. Kandi sheri wa maheru. Impanga yatangiye gukanyarazwa n'ingorane wowe umuteza, ugatangira ngo umugabo wanjye ngo burango narebaga he. Ariko hanze aha ngaha hari abantu biswa amazina n'abandi ntazi mwese muzi, bo baba bagenda gute, baba bamwifuza. Turi kugendana, nasamwe nawe ni umugore wawe kugira ngo abe mwiza bizaterwa nawe, ahora asa neza nabyo bizaterwa nawe. Turi kugendana, nuko turi utarere kugira ngo tugere ku musozi. Amatsiko kugira ngo tuyamareho y'abantu. Dore ngiyi impeta y'urukundo y'ibihe byose hano mu migani ikwiriye kuranga abashakanye. Buri wese agomba kwitegereza mu wundi twagendanye, agahora anezezwa nayo. Agahagenda gute? Agahora anezezwa nayo. Ababyeyi bagahora banezerewe ibihe byose. Turi kumwe. Buri yuko mubona ababyeyi bari inyuma yanyu n'impande zanyu, azaba ariko bazahora uruhande ibihe byose. Turi kugendana, ubu ndabizi ubu n'inyandiko iravuga ngo hari n'abakobwa bamara gushaka ngo n'umukecuru wamwifitiye umuhungu agahita amuzimiza burundu. Agahita agenda gute? Agahita amuzimiza burundu. Byari ingenzi kugira ngo uwa mukobwa ugende utera umunezero ahantu ugiye. Niba hari umunezero ugende ukubekaniza. Aho kuba inshuro zingahe? Ugende ukubekaniza, ukora ibishoboka byose. Turi kugendana, kugira ngo bano bakecuru n'abasaza muzabasazishe ne. Impeta y'urukundo ntabwo ari icyuma. Abashaka kumenya neza muzabyige neza. Mutekereza yuko impeta y'urukundo ari kiriya cyuma cyangwa zahabu, mwamugikeneye kwiga urukundo cyane. Turi kugendana,
dore impeta y'urukundo ngiye mu migani 3:1 bavuze ijambo rikomeye cyane 3:1 umurongo wa 10 baravuze ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona ni umugore w'iki imico myiza niyo meta y'urukundo y'ibihe byose turi kugendana turi kumwe hari n'abantu bajya kuno gusezerana mu nkiko bakajya no kwaka gatanya bafite za meta bakizambaye bakizambaye gutya burya iriya meta nta muntu w'icyitegererezo iyo amaze kukwanga reka mubwize mukuri iyo umugore yamaze gusuzugura ntabwo ashobora kwiga kureba kuri ya meta ntibibaho n'umugabo yamaze kukwanga nubwo wajya kugura izindi nk'eshanu ukajya uzishyira no ku meza agataha akazitegereza ntabwo yagukunda turi kugendana urukundo rutura mu mitima ruba mu mutima w'umuntu nibo rutura niyo gatura yawe turi kugendana ntabwo ari ibigaragara baravuze ngo umugore w'imico myiza nde wamubona arusha cyane Marijani igiciro arusha cyane Marijani iki igiciro Marijani niyo y'igiciro cyinshi cyane twagendanye hepfo baravuze ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira umutima w'umugabo we uhora ugenda gute umwiringira umutima w'umugabo we uhora ibihe byose ugenda gute umwiringira nugira ubwo umukeka ikibi twagendanye kubw'ibikorwa no mu myifatire umutima w'umugabo we uhora ugenda gute kandi ntazabura kunguka uwo mugore ntabwo kugenda gute ahora amugira neza ntabwo amugirira nabi mu mugambi ahora amugirira neza ntabwo agenda gute ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwabwa inama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye uyu mugore anezezwa n'iki anezezwa no gukoresha amaboko ye twagendanye kugira ngo urugo rwe ruzakomeze gutera imbere ruzakomeze gutera imbere twagendanye urereye nawe tuzagera mu rugo ubu ngubu ibyo mwaringanije byose tugiye kubirya tusiga tunabicogoje kuko mu kanya gatoya w'icyaka cyabishe abandi inzara babishe turarya nitumara kunywa turataha birangombwa yuko muzasigara muca ibindi siko bimeze se muzasigara muca ibindi ubwo rero ejo umugati abangu nyamuneka tujye guhinga nimujye gukora ibintu biriya ngo njye ariko ngo ntabwo ngo ibi ngo nabimenyereye kubikora turi kugendana buryo ukwiriye kubimenyera mukamenya yuko buryo mureka turangize kugira ngo n'izindi gahunda zikurikireho ariko ngiyi mico ikwiriye kuranga iki turi kugendana ngo kugeza igihe umugabo we amenyekana ngo mu marembo y'abakomeye bose amenyekana hehe ngo maze ni uko umugabo bakamwitegereza akavuga ati abagore bose ni beza ariko umugore wanjye agenda gutera arabaruta reya uzihangane nibura wenda umugabo wawe icyubahiro yari afite mu bandi wowe ugikuba inshuro 10 turi kugendana n'umukunda ukamwitaho n'abakomeye ntabwo uzamenya ahantu baturutse turi kugendana nabo bazamwubaha nuko Imana ibane natwe rero hari n'abandi bantu ugeze kugira amatsiko ngo uyu muntu ngo uyu mugeni ngo ariko ngo burango ntibamutwikura ngo bakamurangaza ngo nuko ngo abantu ngo bose bakamubona ntabwo ariko bigenda twebwe iyo twiga umuco wa gikristo tuzasanga neza batubanjirije bose amako yose yagiye abaho yemewe n'ijambo ry'Imana ntabwo umugeni atwikururwa turi kugendana kuko burya ubwiza bw'umugeni si ubwa bose ahubwo n'ubw'umugabo we nimujyara mu itangiro muzasanga Isaka nawe ubwe ngo ubwo ngo Rebeka bamumuzanaga ari umugabo ari umugore ngo amubere umugore yagiye guhinguka kwa Isaka ngo yitwikira iki yitwikira mu maso turi kumwe ubwo rero ni ukuvuga ngo muri makeya uko niko Imana yagenye ubukwe bwera kugira ngo ubukwe bwera ubwira bukomeye cyane ngo ariko ngo icyo umugaragu w'Imana Paulo yigishaga ngo kwari kugira ngo abantu basobanukirwe neza ubukwe bwera bwo mu ijuru ubukwe bwera bwa hehe niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo hanyuma y'ubuzima hari iki hari ubundi turi kugendana nuko mu byahishwe n'Imana amagambo akomeye cyane ariko utubwira ko umugeni wa Kristo nawe akwiye kwirimbishisha imirimo myiza byakabaye byiza uyu munezero dufite tukazawugera n'umugambi bwo
turi kugendana. Byari ingenzi kugira ngo natwe tumare igihe kinini cyacu turushye duhirimbana kugira ngo natwe tuze twambaye umwenda wera mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Nuko Imana ibane natwe tugirire ubuntu, nuko yaba abatarabikora bisa nk'ibi ngibi bagende babyitane izabibafashemo, ababikoze nabo mugende mukomeze musigasire. Navuga ngo musigasire ko turi mu isi mbi cyane, turi kumwe, turi mu isi igoye yamaze kwica no kwangiza isano abantu bafitanye n'abandi. Turi kugendana, abagore barica abagabo, turi kumwe, abandi baragera mu mazu ugasanga inzu bamaze kuyigabanya n'ibindi byumba, sibyo? Abandi bagatera ibitanda hari abandi hariya. Ibyo byose ni ishyano ryamaze kugwira ikiremwa muntu hano ku isi. N'abashakanye nabo mugende muvugurura isano mutanye n'iki n'abagore banyu cyangwa se n'abagabo banyu. N'aba ngaba bagiye kurushinga nabo bagambirira ibyo ngibyo guhera uyu munsi imbere y'isi n'ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Iki? Nibyo, izina ryanjye nitwafashe Imana Venuste. Ku icumbi cyangwa se ku ivuko ni mu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge, ariko ubu ngubu ni igitaramo. Ndumva ibirenze kuri ibyo ngibyo ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Maze kumva impanuro zijyanye n'ubukwe. Ariko ibirori biragwirira hamwe, ariko ibyo kwa Samweli byo binkuyemo pe. ubwo se byasumba ibirori by'umwana w'intama turimo twitegura. Ariko nawe uramuhabuye, intama igira ibirori. Iyo tuvuga ibirori by'umwana w'intama tuba tuvuga ibirori by'umwana w'Imana. Uzi n'ikindi se, abakecuru n'abasaza bazahinduka abasore bamera nk'uko Samweli ameze. Ubwo se nk'umukecuru umaze imyaka 62 yaravugaye azahinduka inkumi abe nk'uko ukore yamaze. Iyo ibyo urabivuze numva ndabikunze. Haleluya, dore umukwe araje, mwiboneze mu mitima yanyu, azanye ingororano n'amahoro, azanye ingororano n'amahoro. Haleluya, dore umukwe araje, mwiboneze mu mitima yanyu, azanye ingororano n'amahoro, azanye ingororano n'amahoro. abakunda ibirori barihe? Abakunda ibirori barihe? Abakunda ibirori barihe? Abakunda ibirori barihe? Murahamagarwa mu birori by'umwami. Ibyo birori tuvuga ni imbere birabuje ibindi birori tubona. Nibwo n'abasaza bazidagadura babonye umukiza wababambiwe. Nibwo n'abakecuru bazirata amavi babonye umukiza bakijije imbi. Abakunda gutambuka barihe? Birabuje ibindi ntambuko tubona. Nibwo n'abasaza bazidagadura babonye umukiza wababambiwe. Nibwo n'abakecuru bazirata amavi babonye umukiza bakijije imvi. Kandi Uru ruhara rwanjye Yesu azarurasira rurabagirane, rurabagirane nk'izuba rirashe. kandi Uru ruhara rwanjye Yesu azarurasira rurabagirane, rurabagirane nk'izuba rirashe. Abagwa amavi ndetse
bahinduke bazima ibirema ndetse na rubagimane bazahinduka bahinduke bazima abagwaye amavi ndetse n'imigongo bazahinduka bahinduke bazima ibirema ndetse na rubagimane bazahinduka bahinduke bazima ingoma zizaba zinuye imirisho ziyimitse ubwami butita ku bakiri n'ubwami butazarangwamo gituriyo iyo mbega ubwami abantu bakenye bazabamo ingoma zizaba zinuye imirisho ziyimitse ubwami butita ku bakire n'ubwami butaza rangwamo gituriyo yo mbega ubwami abantu bakenye bazabamo kuri uwo munsi hazaba ibikomeye igihe abana b'Imana bazanezerewe bateze nk'inyana zisohoka mu kiraro zisabagira mu bibaya zisonga za nyina zisabagira mu bibaya zisonga za nyina. abo hakurya mu gihugu cy'abaturanyi nk'uko twabibabwiye rero bifuje gutaha ubukwe nk'uko bakomeje kuturindira bavuga ngo kutabutaha ni igihombo. Ndi kumva mwicaye cyane ngiye kubahagurutsa munanura indege burya mu mategeko y'ubuzima hagomba no guhaguruka imitsi ikananura muhaguruke turirimbe indirimbo y'56 hanyuma mubone mwongere mwicaye Mutimbu yacu byatarusha soka mukundane rwose Yesu avuga ati ni itegeko ryanjye mbaye mukundane rwose Yesu avuga ati bana banjye mukundane urukundo nibonera n'ubucuti birera byanisha no kudicisha uvuga akanya gato mukundane rwose Yesu avuga ati itegeko ryanjye mbaye mukundane rwose Yesu avuga ati bana banjye mukundane amagambo y'ino mwanya ntareganwa mu kanwa ijambo rimwe ry'intonga nyaritandukanye inshuti mukundane rwose Yesu aravuga ati itegeko ryanjye mbaye mukundane rwose Yesu aravuga ati bana banjye mukundane. Kadusenge. Mana yacu nyiricyubahiro muremyi wa byose turapfukamye tunagushima kuko ukwiriye ishimwe kandi ibyo wadukoreye n'ibyo dukoreye ubu ni byiza izina ryawe niranga icyubahiro wongeye kugushyira imbere y'aba bavandimwe bacu bagiye kububaka ni ingorane zikomeye muri iyi si kugira ngo barushinge rukomere kandi rukubahe basabiye umugisha kugira ngo uzabe bugufi kandi imitima yabo izakwegere cyane kugira ngo bagire inama ku iherezo rya byose twese amazina yacu azaboneka mu gitabo cy'ubugingo
abari bose twese duhere umugisha hamwe mu izina rya Yesu. Amen. Ese rero Rwanda nabonye turataye wanjye mu ntaro Yeya mukunzi wa jere yawe uyu munsi ndio wa nyuma kubana na mama Yeya mukunzi wa jere yawe itariki ndio ya nyuma yo kuba papa wawe Yeya mukunzi wa jere yawe agararo kagenzi bawe gashize none Yeya mukunzi wa jere yawe none nabonye turataye wanjye mu ntaro Sinomenya kumusinza kujanira uyu munsi Imana birangije uyu munsi Imana birangije uyu munsi Imana yawe naragukunze cyane n'ikigufa cyashegera ngo twaganiraga nje nawe twari tuzi yuko itariki izasohora ariko kubw'urukundo rwa Nyagasani yemeye ku itariki isohora tukaba duhujwe ibiganza rubanda bose babireba izina ryayo rihabwa icyubahiro birangije none uyu munsi Imana birangije none uyu munsi Imana birangije ubayakara kumara yanjye ubaya kagufa kumagufa yanjye ubaya karaso kumaraso yanjye urajya mazu muhejo ngeneye uribyo nshaka mazu birangize urajya mazu muhejo ngeneye uribyo nshaka mazu birangize Nega muwari muruzi aguta kumakoro ubwo nagenda kandi mu matembezi nawe n'abakobwa bakurusha uburanga bisize cyane bayiruka higarurisha baratugura cyane barusha Goro Michel nareba inzara ngatitira cyane nkabirano n'izibona ziriba zibaza imbeba mazimana yanjye nimishurira ndebe ko nakunze nabi ikanyereka leya akenyeye agatenge ikanyereka leya ashokoje umusatsi ikanyereka leya yubaha ababyeyi kubera kugutekereza ngasitara inzara zishira mu manono abantu benshi banyibazaho byinshi batangira kuvuga ngo naracyanganyikiwe narugukunda cyane maze nkwimariramo agatima kanjye nkagaza kuri wowe nageraga no mu mujyi ngiye gushaka ubuzima nkarandotarota umukunzi wanjye Leya bariya batukuje inzara bambara aramode bahinduje iminwa nageri muhira imaze ngahinduka nk'ikiragi nananirwa kurya intaho nariyo abandi we ngaramye nkarota Leya wanjye ari umufasha wanjye nkarota Leya wanjye dusangirira hamwe nkarota Leya wanjye turabageni naguhaye akabizu kuri telefone none uyu munsi nakaguhera iwanjye kakugereho none irinde nagutumiye ikubera kunyugumiye kuzajurunga mnyakuya byanjye nawe ukigaba idusigira umugisha bugaririmbo kandi iririmbe tuyihaye umwanya utume nawe Leya amahoro meza mu rugi wawe utume nawe
urubyaro rwinshi. rekeraho iriwe mwese shimye Imana cyane kubw'igikorwa cyiza yadukoreye uyu munsi. Nanjye rero mpagaze ahangaha ngiye guhereza Leya nka mushiki wanjye impano namuteguriye, mushimira cyane kubwo ibikorwa byinshi yakoze mu kubaho kwanjye. Navuga ko yandeze akankuza, nanjye ndamushimiye cyane. Muro nanjye mwifurije ishya n'ihirwe, mwifurije urugo rushya ruhire. Murakoze, natwe twese Imana iduhe umugisha. Mwiriwe kandi natwe turishimye cyane ubukwe bwiza mwene data na mushiki wacu watweretse, twavuga ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ubwo rero nanjye ku izina nitwa Imana, ariko ijambo mfite ni irya korale Kigapanda. Yantumye ngo Samweli yabaye umusore muzima, yajya mu gakungu nk'abandi basore, yifata neza, ashimisha Imana, ashimisha n'itorero, ndetse ashimisha n'imiryango. Mwatweretse ibirori muri rusange, none natwe tukaba dufite impano gakorale Kigapanda, ubwo araza kuyibona. Ijambo ryanjye ni icyo. Murakoze. urabona ko imigisha iri gukomeza kuza. Reka tuba dutegereje hari igihe undi nawe yaza dushyiraho indi korali. Aha tubasubizeho. Reka uba mubisabye, reka tugende. Ariko rero hari umuntu nanone ibyifuzo byanjye tujya tubyubaha. Umuntu unyongoreye arambwira ati ariko uko twavuze umugore mwiza, umugore mubi wenda abaho? Ntabwo abaho se? Ngo Bibiliya ngo ntacyo yamuvuzeho, nawe ifite uko yamuvuzeho. Hano hari isomo Bibiliya yamuvuzeho, kugira ngo ibi byifuzo by'abo bantu nabyo wenda mbamara amakene. Mu gitabo cy'imigani igice cya 11 ku murongo wa 23 hari amagambo avuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu itwikirwa mu mazuru y'ingurube. Kuko uwo mugore w'uburanga ariko utagira iki? Hirya umubwiriza nawe umubwiriza nawe umugani ndateka ngo ameze nka kanseri ya hehe? Ngo ni nk'imvura y'urujojo itagenze pe. Ubu ni umugore mubi. Ubu rero abambe bumva ko abagore ari beza, ariko harimo n'abagore babi. Ubu amatsiko yabo ndagenze pe aya mazi. Noneho rero mu mwanya tugitanga izi mpano, ihangane ariko ni mu bisatsi. Ubu ngo nabatinde. Reka twongere duhamagare irakorari, ariko tunari kwanduruka rero rwose ubu nawe ndi kubona ko amasaha ari kugenda. Ino korari ngaho nigaruke yongere irindi ndirimbo imwe, ahasigaye tumubwira ku musozi. Mane se niyo barasubiramo? Areka akaririmbi nyamara n'iyindi nayo ni nziza, naho nabo baricyo barakora.
turabutashe bayo ubuki ubukwe bwa mwene data Samweli na mushiki wacu re. yo none se bwaruta ubukwe bw'umwana w'Imana turimo twitegura bugiye gutahira mu rurembo rwo mu ijuru. Yo none se ko Samweli yaduhaye za invitation, uwo mwana w'Imana nawe yatanze za invitation. yo za invitation zaratanzwe, nimutega amatwi tuzibasomere. Mbega ubukwe tugiye gutaha, tuzahindukira turebe iburasirazuba, tuzabona umukwe yicaye ku gicu, azabashagawe n'ingabo, n'ingabo, n'ingabo z'ijuru. Mbega ubukwe tugiye gutaha, tuzahindukira turebe iburasirazuba, tuzabona umukwe yicaye ku gicu, azabashagawe n'ingabo, n'ingabo, n'ingabo z'ijuru. Azahamagaza ijwi rirenga, maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Azahamagaza ijwi ry'impanda, maze umugeni wamusange. Tuzaguruka tumusange, turirimba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Tuzaguruka tumusange, turirimba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Ibizima bizatureba, maze nabyo byitegereze uwo mugeni uburyo akimagirana n'umukwe. Ibizima bizatureba, maze nabyo byitegereze uwo mugeni uburyo akimagirana n'umukwe. Tuzaguruka tumusange, turirimba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Tuzaguruka tumusange, turirimba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Ibizima bizatureba, maze nabyo byitegereze uwo mugeni uburyo akimagirana n'umukwe. Ibizima bizatureba, maze nabyo byitegereze uwo mugeni uburyo akimagirana n'umukwe. Tuzazenguruka umurwa, tugende turirimba, abangara amakondera, yuko twanesheje isi. Tuzazenguruka umurwa, tugende turirimba, abangara amakondera, yuko twanesheje isi. Maze umwami Yesu avuga ati nimwinjire, mwicare muruke, kandi mucurage, kandi mucurage, mujye munezerwe.
munezerwe kandi mucurane munezerwe mazu mwami Yesu avuga ati nimwinjire nicare muruke kandi mufungure murye munezerwe kandi mucurange kandi nimwicare munye munezerwe Imana dati zatureba umwana wazireba umwana Yesu nawazavuga nibona umugeni bona bona bambaga ni kwisi niwe n'abambiwe Imana dati zatureba umwana wazireba umwana Yesu nawazavuga nibona umugeni bona bona bambaga ni kwisi niwe n'abambiwe tuzazenguruka umurwa wa Yerusalemu umwami Yesu ari imbere tumukurikire tuzacinya akadiho tuzengurutse umurwa tuzaba tunesheje isi twibanire n'umwami Soko kandi hari ikindi murambaza reka turekere aho na Samuel reka tumwize ibindi tubibikira abandi bari inyuma oya burije ibindi murabyumvira yepfo mwagendereye ubu rero reka tubabwire uko bigiye kugenda ukumva wamugoye kazi we wayumvisha uriye turiya turahurirayo ubu mu kanya tugiye gusoza gahunda hanyuma umugeni tumushyikirize mu ndaro ye hanyuma natwe turagenda tumukurikiye n'ikinyobwa turi bufate turagifatira epfiriri uburenga abandi gusaba nibura abana babizera badufashe batumanurire intebe nibura nkeya z'abanduza baricaraho z'abashyitsi baricaraho uburendagira ngo nibura abanyamusoro bihangane barebe abana badufashe bamanure kuri izi ndebe ikindi kandi abashimye cyane abadushimye abashyitsi bashoboye kubyihanganira nubwo bigaragara ko wenda habaho kurambirwa ariko burya ibintu byiza ntawe birambirwa ndumva ari byiza abashimye nanone ababyeyi turabashimye cyane ababyeyi mwarakoze cyane tubahaye icyubahiro cyane kibakwiriye kandi Imana izabafashe mugumye murire neza Imana izabibahembera ubwo rero muri rusange ari abashyitsi ari abizera tukaba dushimye Imana idushoboje gusoza iyi gahunda tukaba tugiye guhaguruka rero turirimba indirimbo yo gusoza tukaba dusaba mwene data Safari ari hafi Safari yegere hino n'ubu uri mu ndege ariko udusabire umugisha wa nyuma hanyuma umanuke tujyane umugeni mu ndaro twese hamwe n'indirimbo ya kane tuvuga ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi hamwe na classe musicale bidufasha hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure iwabo umukiza
azagaruka nuko azaza musazaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza ntaza kwima ibituro by'abera bose uko bangana byose bizakingurwa rwose kandi inteko z'abasinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi azaza narizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza ntaza kwima akiza dutanya muri yose nshya nziza tuzaririmba uko twakize abacunguwe bazaba bavuye hose baranyuganiho mu ijuru azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abanenzi bose barembye bazagira umukiza ntaza kwima aleluya mina aleluya iteka nitwitonda tuzatura amaso nezerwa nanone wiringira maze uzabarika mbagiza azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza ntaza kwima dusenge. Turagushimye data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, tugushimiye ibyiza n'ibitangaza udukoreye, kubona waraturinze uturindira muri iyi si mbi, warinze abana bawe ubwo bagiranaga amasezerano, washimye yuko asohora imbere y'itorero n'imbere y'ijuru. Kubw'ibyo byiza wadukoreye n'ubwo burinzi waduhaye turabigushimiye cyane ngo ubihimbarizwe. Ibyaha byacu tubizanye imbere yawe kugira ngo ubyereshe amaraso umwana yashiye ku musaraba i Karuvari, kandi aba bana bawe batangiye imibereho mishya aba ari wowe ububakira. Ubarinde umwanzi Satani ushobora guturuka impande zose maze akabatesha umutekano, ahubwo ugumye babumbatiza amaboko yawe, kandi n'abakorewe uyu muhango n'abatarawukorerwa twese dushyire mu biganza byawe. Ushimye ko dusoza gahunda, nubwo hari indi gahunda isigaye inyuma urushaho gumya kutuyobora, kandi ubwo turaza gutandukana buri muntu wese yerekera iwe, abamarayika bagumye babane natwe. Ngaho tuzi umugisha wawe, kandi byatuma tuguma kuba imbere yawe tukazabona ubugingo buhoraho, ababyo duhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. murakoze dushoje neza, Imana ishimwe. Ubu tugiye guhaguruka rero, umugeni niwe urabanza, abandi turagenda tumukurikiye, hanyuma za ndebe zize guca hano bugufi nibura kugira ngo abageni baze kugera izo ndebe zagezeyo. Ikindi kandi abadiyakoni bari aha ngaha, ibi bintu
babigende babishyikirize ku musore, nta wundi tubihaye nibo tubishinzwe, hatabura n'akantu na kamwe cyangwa ngo babihererekanye. ubwo rero bumva ko wari umurimo wabo kugira ngo babashe gusohoka ishuri. Abadiyakoni bari he? Begere hino, begere hino, ibintu bicungira umutekano. Kwanda ari kubona abo bantu ndi guhamagara aha ngaha. Muhira Ready? Mantemo umutekano. Ubukwe bwiza buranezeza
bwabaye mu ngobyi ya Edeni, bwari ubukwe buryoshye cyane, ubukwe bwiza buranezeza, ubukwe bwiza burashimisha, ubukwe butera umunezero, bwatangiriye muri Edeni, ubukwe bwiza buranezeza, ubukwe bwiza burashimisha, ubukwe butera umunezero, bwatangiriye muri Edeni. Nicyo gituma umuntu azasiga ise na nyina, akabana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azasiga ise na nyina, akabana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Ubukwe bwiza buranezeza, ubukwe bwiza burashimisha, ubukwe butera umunezero, bwatangiriye muri Edeni, ubukwe bwiza buranezeza, ubukwe bwiza burashimisha, ubukwe butera umunezero, bwatangiriye muri Edeni. Reba mukwe nawe mugeni, mugiye kuba umubiri umwe, muzakundane iteka ryose, imigisha iva ku Mwami Imana. Reba mukwe nawe mugeni, mugiye kuba umubiri umwe, muzakundane iteka ryose, imigisha iva ku Mwami Imana. Muzakundane iteka ryose, muzihanganirane rwose, mu bibazo ibyago n'amakuba, Imana izabibashoboze. Muzakundane iteka ryose, muzihanganirane rwose, mu bibazo ibyago n'amakuba,
bacu bameze